Yesu yasize intama zingahe 99 ajya kugarura imwe. Yego. None ahubwo muri iyi generation intama imwe iravunika ukuguru kumwe. Ikagira tendance yo kuva mu rugora aho kugira ngo umushumba yigarura akavuna no kwa kabiri kwari gusigara ikuze cyane. That is icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi tuba tukwiye kubivuga kugira ngo abantu bave mu bintu by'ubunebwe byo kudamarara byo kudasenga byo kutaba imbere y'Imana uko bikwiye ngo batabaze barira ubugingo bwabo. Ugasanga abantu bereye mu bintu by'ikigare mu Kanya hogeze mu nkubiteye ikiganza waraye mu nzoga waraye mu kabari waraye mu busambanye mushumba nsengera Imana iramvuga hiki uyobe wibyiri ko kuvugaho ko Bibiri ivuga ko umutima wacu ari guturondora ibyo twakoze byinshi bitandukanye. Abantu benshi kuri social media cyane ababitiriwe izina ry'Imana bambaye ishusho yo kwera bihakana imbaraga zako. Kimwe mu bintu bituma bambikana ubusa nuko bafite complexe yuko batambaye nyine. None ko murenganya arabura gute kwambika mugenzi w'ubusa kandi nawe yambaye ubusa. Ibyo byagatewe iryo shyaka ryakariganwe n'umuntu wambaye ipantaro n'ishati wasize n'indi pantaro mu rugo akareba akavuga ati yo. Hari abantu benshi cyane usanga bidefanda bavuga ngo social media ngo yaraduhinduye ngo nyine social media si yiduhindura. Social media ntabwo ifite capacity yo kuguhindura ngo igamburuza amahame yawe niba kuko uriye nome de principe cyangwa uri umuntu uvuga ko wuzuye umwuka wera. Dore ikintu rero cyabaye cyiza cyane ngiye kubona aba pasiteri batandukanye n'abavuga utumwe uri kuvuga biye expressinga kuriya. Ndashima Imana nyine akahubwo biye expressinga kuriya kuko banze gukora ikosa ryo kutwihishamo. Social media cyangwa mikrofoni iyo ufashe mikrofoni ukayitiza umuswa uba uri kumwagurira ikibuga cyo guseberaho. Nicyo kintu nyine uba uri kumufasha kandi ako kantu warakavuze maze n'iminsi mike nkabonye basi uri kumva iyo utije mikrofoni umuswa wowe inkungu bumuhaye uba uvuze ngo wari warasebeye mu isibo. Yego. None ubigisebo cyawe reka kibe mpuzamahanga. Akira sebo. Akira nka seba koko. Shabike utararenga aho ngaho. Suku kubeshya. Yego. Njye abantu bose mbaha amahirwe yuko bashobora kuba bakora amakosa bakayakosora. Cyane. Ariko ejo bundi umugabo witwa Past.Claude. Yego. Yagiye ku rukiko rw'umuntu witwa Bamuriki mu rubanza rwe Edouard. Aravuga ati Edouard nibitagenda gutya na gutya. Yego. Niba mufunga bakamukatira. Yego. Ngewe ubwanjye nzashyira ubupasiteri hasi. Birambere ikimenyetso ko Imana nkorera itari seri atariyo. Ngiye gucuruza ngo yavuze. Ngiye gucuruza rogi z'indaya ngo nakabari. Yewe data we. The power of microphone. None yaratunzwe kamera n'amanuza n'ibinyamakuru nka bingahe. Yego. Baramuseka n'abadakijwe baraseka barakwenkwenuka. Yego. Ndavuga ni Imana yanjye. Ibi bintu ni hatari. Kuri icyo kibazo niyo mpamvu tutavuga ngo turi abanyamakuru ba gospel ba gikristo ngo tubiceceke. Niba umuntu akora declaration nk'iyo. Bakunze bazabona icyana Evangélisez le Monde TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo turabifuriza kugubwa neza aho muri hose. Abari mu gitondo mugire igitondo cyiza, abari ku mugoroba umugoroba mwiza, uri mu bihe byiza Imana ikomeze kumugirira neza rwose, kandi nawe uri mu bihe bitakoroheye wihangane. Uyu munsi ntabwo bimeze neza ariko ejo bizagenda neza. Muri mbyino navuze ngo kuko Imana y'umusozi nayo mu kibaya. Amen. Imana yo mu bihe byiza nayo mu bihe bibi. Byange bikunde mu bihe byose tugenda tunyuramo Kristo aba ari bugufi bwacu.
murabona ko ndi kumwe rero n'umugabo witwa Bikorimana Emmanuel. Bikorima uraho? Ndaho meze neza ndashima Imana n'abantu benshi. Yesu ahimbazwe. Amakuru wowe? Meze neza. Ndakubona rwose uracyari Plaisir umwaka mushya kuri twese. Ugenze ute warangiye? Derukana umwaka ushize wa mugani. Hashize umwaka ni mwinshi. Warangiye ute? Warangiye uyu mwaka warangiye ntabizi. Nashidutse mbona urangiye. Yego. Nagiye kubona mbona urarangiye. Numva nitangazo rivuga ngo umwaka urarangiye. Hari igihe umwaka uba waragusigiye ibintu byinshi bitandukanye. Nyine no kurangira kwawo ukabishidikanya hati se kuko wararangiye. Nukuri kose. Umwaka 2022 ndavuga kuri nge nubwo iyo nganire n'abantu ni bogise nabona umva bameze nkanjye benshi kubijyanye n'umwaka 2022 no mwaka amaso yanjye arebye mw'ibintu atigeze abona bibi no mwaka nagize ibyiyumviro ntigeze niyumvira no mwaka nyine ntazakumbura mu kuri guhari kw'abakristo no mwaka ndashobora kuzakumbura 2022 abaye umwaka ukomeye cyane ku bantu benshi nanjye ndimo ariko by'umwihariko wowe ntekereza ko wowe nibibi bikomeye cyane nawe watakarije umubyeyi ni ibintu biba bikomeye cyane gutakaza umubyeyi bikomeye cyane bikomeretsa ku buryo n'uyu munsi ntekereza ko igikomere ukigifite kandi uzanapfana ni igikomere gupfusha umuntu kubura umuntu igikomere urinda upfana kubura umuntu nicyo so turi no mu minsi abanyarwanda barabizi ba Kristo turi mu minsi yo kumwibuka hashize umwaka bibaye yatashye kuri 23 z'ukwa mbere rero icyo gikorwa twagitangiye ku wa mbere niho twatangiye icyo gikorwa kuri uyu wa kane turaba turi igihundwe aho twamushyinguye kugira tujye gushyira indabo kumva ye dukomeze urupfu rw'umukiranutsi rukomeze kuvuga ubutumwa kandi mukomeze kwihangana urakoze cyane. Yes, ndi kumwe na Bikem Bikorimana Emmanuel ngene twa Plaisir turi kuri zaburi nshya tukaba no kuri Evangélisez le Monde dufite ibyo tugiye kuganiraho ariko ndagusaba ngo wowe udukurikiye utega amatwi ariko kandi ufate n'umwanya wo gutanga ibitekerezo byawe muri commentaire babantu bandika commentaire imbere y'ukumva mbaye mbasabye cyangwa se mbahaniye mubanze mwumve mbone ibitekerezo kubitanga hanyuma mujye mujyana inbox mutuganirize mutubwire uko ibintu bimeze reka tubanze dusenge mbere yuko dutanga topic. Yego turagushimiye mwami umwanditsi yarabyanditse aravuga ngo ndagushima ko wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba kandi uko n'ukuri turi abantu badasanzwe muri Yesu Kristo turi abantu banini turi abantu baremereye kuko nawe uremereye turi abantu b'igiciro kuko aya mahitamo yo gusa nawe ntabwo twigeze duhitamo cyangwa ngo tubisengere ngo tuzaremwe ni icyemezo wafashe wicaye mu ijuru wowe n'inteko yawe muravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe hagira ishusho nk'iyacu ndagushima ko iyo ngenda mu muhanda nireba mw'Imana mu maso nareba Plaisir nkamubona mw'Imana ninakorega twari dukwiye kubaho tutafite ikindi kintu na kimwe kidutandukanya kuko twari mu ishusho imwe ikiro ni ikintu wakoze gikomeye tutigeze dusengera mu butware bwawe no mu bushobozi bwawe washoboraga kwanzura komba inka bigakunda nashoboraga kuba inyoni mwami ahari iyo nkeza kubitungo muri ya matungo akunda kuribwa cyane kuri Noheli na Bonane wasanga iyi Noheli na Bonane biba bitaransise kuba nk'urukwavu iyomba urukwavu iyomba inkoko wasanga ububonane bw'uyu mwaka butaba bwaransize ariko ndagushima ko wagize amahitamo kuvuga ngo reka ndeme umuntu ase nanjye iza kuba inzoka barago iyo ngiza kuba inzoka babarampize kuko wayishyizeho umuvumo ati uzayibona mbere azakandagira umutwe wayo ndagushima amahitamo wagize yo kundema ngose nawe ndakwinyize ko burya ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi uko tugenda uko dutambuka umuntu wese uzajya utubona ajya abona dusa na Kristo mu mvugo no mugiro mu byo dukora tujye tureka gusa bitandukanye n'ishusho yawe turifuza gusa nawe mu buzima dutuyemo aho dusengera aho turyama aho dutuye muri karitsiye utubonye wese ntitwirirwe tumwibwira ajya avuga ati no muntu ko karasa n'Imana iki kiganiro turakikweretse tugiye kuganira nk'abana b'abantu kandi mu bantu haba mu runtu
no mpamvu mpamagaye umwuka wera w'Imana kugira ngo ayobore iki kiganiro kize kugirira inyungu itorero ryawe n'undi wese uza kugikurikira abashe kunguka no gusobanukirwa kuko turi mu gihe ikinyoma cyahawe agaciro kandi wavuze ko abantu bawe ntibamenye ukuri bazabaturwa nako turifuza ko utwenspira tukavuga ibiri ku mutima wawe kuko twebwe ibiri ku mitima yacu bishobora kuba byazamwe amarangamutima menshi ariko nutuyoborera dukoresha iby'ubutwari si twe bambera bukoresheje ibyo. Urakoze kubana natwe ukagira neza abadukurikiye ugafasha abakameramani bari gufata iki kiganiro ugafasha abacyumva n'abakireba natwe tugiye kuvuga twamaze guhinduka ibikoresho tugiye gukoreshwa nawe ibyo duhumekeramo nibyo duha abantu. Hanyuma Bikem ndashaka ko tuganira kuri topic nekeza ko ishobora kuba ndende mu kuyivuga ntacyo bitwaje. Ni topic ivuga ngo kubera iki mu minsi ya none muri iyi minsi turimo sibyo abakozi b'Imana barimo abapasteri yaba bahamagawe cyangwa se bihamagaye abahanuzi harimo abahamagaye n'abahamagawe abaprofete ababishop abaevangeliste n'abandi bafite amatitire atandukanye uyu munsi wa none barimo baravugwaho cyangwa bararangwaho n'ikintu bita imidugararo kuri social media inzangano hagati yabo kugambanirana hagati yabo kwangana bikagaragarira mu maso y'abakristo n'abatari abakristo amashyari kwambikana ubusa Bikem nkazamani nakubonye hano mu migino uteze indaya rwose kwambikana ubusa ku mugaragaro guhamya yuko ibintu wavuze cyangwa se wemeje bigomba kuba bitabaho ugasubira inyuma cyangwa ukajya mu byaha kuki muri iyi minsi ya none ibyo bintu byahawe intebe kugeza ku rwego n'abanyamakuru bakuraga ibiganiro bisanzwe babonye sije parito rangiza vuba mugani abanyamakuru badakora ibigendanye n'umurimo wa Gikristo badakora gospel news batubonyemo inkuru bashakira amaramuko mu bibwiriza by'ubupfapfa byacu. Iyi niyo topic nshaka tuganira. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya wibuka ko nge nawe tugiye kuvuga ibi bintu biratureba ariko nawe bireba cyane kuko mw'icyo gice se hari icyo ndimo muri byo ahubwo nuko abo bakozi b'Imana 99% yego mukorana umurimo munahura kenshi munaganira ngiye abenshi ntago turahura murahura ndaza kukubwira ukuntu muhura reka tugende tugiye gukora ikiganiro twamaze kugisengera kandi reka nkubwire rwose kimwe mu bintu bitazigera bimbaho kuri kamera imbere y'ubwoko bw'Imana no kurya indimi cyangwa kurya ruswa. Hari umuntu uretse kumumagara hanze ati ndashaka guha amafaranga untukira umuntu ujya bajye bayaguha bene nta kibazo ujye uyafata niba wumva wayakira arabikararifayinga ramwe ngo ndashaka kuguha amafaranga ati hari akagore kakavuga butumwa nshaka kujya gukoraho ibiganiro kakanukira maze ukarya umuceri shaho ukarya $1 ndamuga ati ntasonye ntutinye Imana yampamagaye ndavuga ngo naramusubije ngo mfite ukuntu Yesu antunze kandi nticuza kugeza uyu munsi nonse amashereka y'ijambo ry'Imana sishobora kurigoreka kandi ibintu ndimo ndatangira kukuganiriza ahubwo byatangiye kubonekamo n'ibisubizo ku bibazo bitandukanye wabajije kuko turaza kujya mu murongo mugari w'ikiganiro turebe twebwe tugiye kurwana na gitera ku bintu wabajije la cause l'existe cause immédiate urumva icyambere ndagira nkubwire ko nkunda ukuntu tujya tuganira nje nawe Imana ishimwe kandi sinjye ubikunda gusa
hari na message myinshi mbona z'abandi babikunda ko uburyo kituganira byungura abantu. Yego. Icyo rero ntabwo twabihawe n'ubwenge bwacu n'amashuri dore ko ari na make. Ubwo n'ubuntu bw'Imana yadutije kugira ngo ntayo pe abarirwa ku ntoki njya ntinya no kuyavuga kubera ukuntu ari duke. Ahubwo ko yawe me hatatu n'abasigaranye ikisi ku yawe nkubite hatatu nanjye nirwarize man. Iri asosiye ubajije ikibazo ku buryo iyo mba nko muri cyagiye Petero avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana, Yesu aramubwiye ngo se kubw'inyama n'amaraso bikuvugishije ibyo ahubwo n'umwuka w'Imana. Ndagira ngo nawe nkubwire ko ikibazo cyawe kiri spiritual. Amen. Ni ikibazo cy'umwuka kandi kireba abantu bose badukurikiye. Nibyo byiza by'icyo kibazo. Ntabwo tugiye kuganira n'abantu muri ADPR cyangwa muri restoration cyangwa bo kwa muri Zion cyangwa ababisilamu. Tugiye kuganira n'isi yose kuko ntabwo tugeze twandika ngo hari abantu runaka bagomba gukurikira kino kiganiro. Ugifungura wese kiramureba ndetse n'ubutumwa buramureba. Dore impamvu reba n'abadasenga ahubwo cyane nuko ibyo bintu bajije ari bo bakunda kubyibaza. Ubundi baje ikibazo nk'umuntu udasenga. Uzwa n'abantu bavuze ngo ntibazajya mu nzu y'Imana kubera ibintu babona. Yego nyine. Iki kintu kirambabaza cyane. Gikwiye kuba ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abantu bagiye bahagarara mu muryango rwose babuza abantu kwinjira. Ni bariyeri nturengaha kandi bitwa ko ari abakozi b'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ni nayo mpamvu ituma uyu munsi twicara kuri kamera kugira ngo dukore ikiganiro nk'iki cyo kuvuga abantu mbivuge no mu izina. Hari abantu Yesu yambura ubutware, ijambo ry'Imana ryakubutware rikatwemerera kubavogera. Ubutware bw'Imana bukuvuye abari ikibazo cyane. Igikiniro cy'Imana kikuvuye abari ikibazo. None se urashaka ko icyubahiro wari ucunze ni cyubonera muri Kristo Yesu. None uri kugenda bitandukanye n'iryo zina wararigambaniye uraryihakana. Ushaka ko nkubaha ute? Uri kumva? Ahubwo ndagira ishyaka n'umwete wo kukurwanya no kwamagana ikibi kubera ko nintabikora uraza gucurika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku buryo injiji n'abataramenya ubwenge ushobora kubatirisha bakagira ngo uri mugenzi wacu kumbura ikirura kituryamyemo. Niyo mpamvu tuba dukora ikiganiro nk'iki. Ikibazo se ko hari abahita bavuga bati mugiye mu matiku. Reka ntabwo ari amatiku. Ase Paulo yigeze avuga ngo kira ariko ntabwo nshaka kumwireferaho ngo nimba ari ibinyoma byanyu ngo bihesha Imana icyubahiro ngo bikore. Sinzana nigeze nsoma icyanditswe kimeze gutyo uretse ko atari cyo nshaka kugira reference yanjye. Ngewe kuza hano kuri kamera ngewe nta na rimwe nzi ndaza kuri kamera mpubutse. Icyo ni icyambere. Icya kabiri iyo nje kuri kamera mba mfite ikintu numva ijuru ryanyensipiye kuza kuganiriza abantu b'Imana. Icya gatatu si ngombwa ko ibitekerezo ntambutsa kuri televiziyo abantu bose babyumva kimwe babikomera amashyi. Nabangushije n'ishyano ntibizigire binambaho na rimwe ko abantu bose bumva ibintu nk'uko mbyumva. Imana yaduhaye imyumvire itandukanye, level of understanding zacu impamvu zitandukanye ni ukugira ngo twese tujye ku rwego rwo kugira icyo dufashanya. Rero mu by'urugendo Plaisir ikintu cya mbere ukwiye kubaho uri umuntu utagira ubwoba. Yego cyane iyo uhagaze muri position yo kuvuga ibiri mu bushake bw'Imana cyangwa ibituruka ku mutima w'Imana. Ngewe nemera ko mvuga abantu sinshobora no kubihakana. Hari n'abantu usanga bazi ni bogise bakanyandikira ngo ariko se ngo wagireka kuvuga. Ngewe ndi umuntu nturanye n'abantu. Nandrode wanje ni umuntu, abo tubana n'abantu, abo ngendana nabo n'abantu, bano bakameramani n'abantu. Plaisir ni umuntu, sibyo? Ibyo Imana inkorera ibinyuza mu bantu, ndabura kuvuga abantu te. Ntabwo bishoboka, ntabwo nabikwepa kutavuga abantu. Ahubwo ikiba gikomeye niye impamvu yo kubavuga ndabavugaho iki. Ese impamvu yanjye intera mvugo yanjye ni yiye target yo kuvuga abantu. Tujye kw'icyo kintu bajisha. Urwandiko rwa kabiri Paulo yanditse Timoteyo havuga ngo iki? Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka, iminsi imeze ute? Y'imperuka hazaza ikintu bita ibihe birushya. Kuko abantu hazaza ibihe birushya. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura,
babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza urumva iyi minsi bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako abameze batyo ujye ubatera iki umugongo ahubwo wenda ndashaka kuza kugusaba muri iki kiganiro noneho kugira ngo ibintu bize kuba seriye ndashaka kuza kuva mu iki kiganiro ufite urutonde rw'abantu ugiye gutera umugongo cyane harabona mfite bakibwo ese ngiye guhumuka uri kumva Imana ihwejesha amaso yanjye ndeba iki kiganiro si wowe mbisaba gusa ndabisaba n'umukristo wese uri kutureba nubwo bigoye kuza kwitoza kugira abantu atangira gutera umugongo ndagira ngo nkubwire ko ubu turimo turakora iki kiganiro igihe cyatambutse n'ibindi bihe bizaza hari abantu isi zarinda irangira badakishijwe badakijijwe rwose niyo wateka ibuye rigashya niyo wagira ute nta n'ikintu wabikoraho na gito hari abantu isi zarinda irangira badakishijwe abo rero ugize umugisha wo kubarabukwa ntabwo bagomba kugukereza mu by'uru rugendo hano Pawulo yandikiye Timoteyo ariko muhanurira iby'ibihe bizaza amubwira ati ngewe ubu ndenda kugenda ariko reka ngo usigire ibi bintu umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye none nkurikije ibintu wabajije ni tutari mu bihe birushye ni tutasohoye mu bihe birushye ibyo ngibyo Pawulo yavugaga n'iby'abantu binuza by'abantu batazi Imana yavuze ngo abantu niko yavuze gusa ngo bazaba sibyo bikunda bakunda imigi birarira rero nimba hari umuntu ushobora kugaragarwaho n'iki kintu ariko aza gusoza hasi avuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana niyo mpamvu narinje gusa no gukontradirizaho gatariko kandi nanakuzuza sibyo ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo umuntu yambaye ishusho yo kwera yihakana imbaraga zako ni ugusa na Plaisir umuntu wese umbonye akabona ko ndi Plaisir ariko mu bikorwa bya Plaisir byose nagire na kimwe kingaragaraho ni ukwambara ishusho y'umuntu ariko udasa n'uwo muntu koko mu mvugo no mu ngiro kano kantu yatambitsemo cyangwa ashyizemo karakomeye cyane tugomba kukitondera ngo bazaba bambaye ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako urumva ukuntu iki kintu kiremereye muri biriya bintu byose wambajije nta na kimwe kitajemo hano muri iki cyanditswe ndetse bo bongereyemo n'ibindi utabajije rero kankubwiza ukuri kandi nawe turajya dufatikanya cyane mfite byinshi byo kuvuga bino bintu ubona kuri social media abapasiteri barwana batukana basebanya bambikana ubusa ubundi hari imva eshatu zibari imbere imva eshatu yego izo mva zishyizwe imbere y'umuntu wese uri muri domaine starisme urabisobanura mu Kinyarwanda starisme sinzi cyari cyo ni umuntu uri muri domaine yo kubazwi kuba ari umustar urakoze kubazwi ari kirangirije yabazwi nk'umupfumu yabazwi nk'umushumba w'itorero yabazwi nk'umucuranzi cyangwa umuririmbyi yabazwi nka bishop hari imva eshatu aho uraza kwisangamo nawe iyo wowe utarimo nduro muvuga butumwa biratureba twese hari imva eshatu zidushyizwe imbere cyangwa zibashyizwe imbere ku buryo iyo utaye umurongo gato imwe mu izo mvu yigwamo urambaza ngo niziye izo mva ziri ku bantu b'abastar bari muri domaine starisme waba ukijwa udakijwa ni ukuri hari ibintu bitatu bikwagisesinga ku buryo kubicika bisaba izindi imbaraga z'uko uhora kukaraguhorana n'Imana naho ubundi biba bigukomangira uko bwije n'uko bukeye mfite n'ibimenyetso ikintu bita ubutunzi cyo ni cyambere ubwo ni amafaranga mu mvugo yumbi amafaranga izimva amafaranga icyubahiro n'ubusambanyi ubutunzi yego icyubahiro yego kubahwa yego n'ubusambanyi nizo mva eshatu zacukuriwe abantu bari muri domaine yo kumenyekana
cyangwa abo bose babasirikira ku social media twamaze kubona amasura yabo bakexpressinga n'ibitekerezo byabo tukabamenya izo mve eshatu iyo batagize ubushobozi nabwo buturutse ku Mana yabahamagaye bo bagendaho ntibafashwe na mwuka wera ntibazihusha. Ubwo tuvuye muri domaine y'ubustari mu rwego ruri rusange twinjiye muri domaine y'ubustari ariko noneho mubitiriwe izina ry'Imana n'ubundi ndashaka ko ari cyo tugira particularité y'ikiganiro cyacu kuko ni nacyo ese dore n'ubundi mpamvu ari cyo tugomba kugira particularité. Umuntu ukora ibintu nk'ibyo bakora ari umupagani, we don't talk about him. Nukuri ari muri kingdom ye, Imana iguha umugisha cyane, ari muri kingdom ye. Hari abakobwa rwose tujya tubona ku ma YouTube akajya ari akagarama ku gitanda yambaye umwenda w'imbere hati ngende kwigisha uburyo basambana akiexpressinga akabona na views nyinshi z'abantu bamukurikira, sibyo? Ari mu bwami bwe, uwo ntiyantwara umwanya, sibyo? Ahubwo ndimo ndinginga Imana namusengera ngo ahinduke nawe abinama yinjire mu bwami bw'Imana. Ariko noneho kujya kubona wa muntu witiriwe izina ry'Imana wambaye ya shusho yo kwera ari kwigira nk'uriya mukobwa tuzi ko we yituriye muri karitsiye akwiye kuba atuyemo. Niyo mpamvu tuyokora kino kiganiro cyacu. Ubu turatangira ntabwo ahubwo twibwira abantu dutangira. Yego, noneho ubwo narindi kwibwira abantu reka noneho dutangire ikiganiro. Izi social media nzishimiraho Imana uko bwije nuko bukeye kuba yarazituzaniye byagize umumaro bitanga muri ubu bwami bw'Imana. Nubwo hari na byinshi byangiritse bikomotse mu kutamenya kuzimanagera no kuzikoresha neza, gitwaza yabigarutseho mu biganiro aheruka gutambutsa ku IYOBOKAMANA TV. Ari kuvuga impact ya social media n'icyo umuntu witiriwe izina ry'Imana ko kakwiye kubavuga igihe hawe mikrofone. Njyewe narakubwiye ubwashize ngo nigeze nganiraho n'umupasiteri hano kuri YouTube ukunda kugenda kuri YouTube cyane, ibiganiro byose asohotsemo nta kiganiro ndabona gifite comment 10 zimuvuga neza. Asohoka mu kiganiro bavuma ni pasiteri, ubundi aya mazina bambaye n'igishusho biyitiriye y'uyu mugabo nibyo bintera ishyaka ryo gufuha no kuvuga byinshi kugira ngo badakomeza kuyobya abantu b'Imana batandukanye, badakomeza no guhagarara handi kuri bya bikota by'urusengero ku marembo y'urusengero babuza abantu kwinjira. Niyo mpamvu twegura kamera tugakora ikiganiro nk'iki tukabwira abantu ati faites attention, kiriya ni ikirura si intama, sibyo? Imwirinde mwigengesere. Uwo mupasiteri naramubaje ati pastor, ibiganiro utambutsa kuri televiziyo bitandukanye Imana iramutse iteranije umuryango wawe mukabishyira kuri screen ngo birebane n'abana bawe n'umufasha n'abagukomokaho, uri proud ko mwabireba? Yarambwiye ngo ibyo bintu Imana bimporopoje nayisaba telecommande ikaba indi mu ntoki nkajya nturuna hagira ibyo nsimbutse. Nta kintu na kimwe ndavugira kuri televiziyo mu myaka maze kuri YouTube. Uyu munsi utangarura mu maso n'inshuti ngo tukirebana. Uhitamuza ukwibaza niba ibintu uvuga utangariza abantu utarishuwa yo kubisubiramo kucyo bivuga. Ijambo ry'Imana mu migani ravuga ngo ururimi ni rwo rugingo rufata icyemezo, ngo urupfu n'ubugingo bituruka ku rurimi, ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni narwo rukiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ikibazo sindimi, ikibazo n'abapartners bazo, abafatanyabikorwa bazikoresha, niho hari ikibazo. Dore kandi social media dukorera n'ibyo nakubwiraga. Buriya social media ntabwo kuba twarisanze kuri social media ntabwo bikwiye kuba igikuba, ubwo bikwiye kuduhindukira intsinzi ko Imana yadufashije ibitekerezo byacu, ivuga butumwa ryacu. Imana yadutije uburyo duhagarara muri misiyoloji ya Yesu, kuko Yesu ikintu yasigiye abigisha ni kimwe
ni message yabahaye ivuga ngo musohoka mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu kandi abemera muzababatize ubundi umumisiyoneri mwiza ntiyicara nibi bintu bana buriya nukuri koza rugora ya Afrika rukundo twagoretse ubutumwa ibi bintu bana tugira by'amashyaka byo kwirirwa twubaka insengero z'ibitabashwa duhoramo ku cyumweru gusa bimeze nk'amakoperative nukuri n'amakoperative ubutumwa bwa Yesu Kristo ntabwo twabuhawe ngo tubugumane muri karitsiye aho dutuye cyangwa ngo tugira abantu dora tuganira ku ibyo bintu bameze nk'itsinda badahinduka twarabahaye kugira ngo duhaguruke tugende tujye kubwamamaza hari abantu benshi cyane usanga bidefanda bavuga ngo social media ngo yaraduhinduye ngo nyine social media si yiduhindura social media ntabwo ifite capacity yo kuguhindura ngo igamburuza amahame yawe niba kuko uri enome de principe cyangwa uri umuntu uvuga ko wuzuye umwuka wera dore ikintu rero cyabaye cyiza cyane ngiye kubona aba pasiteri batandukanye bavuga ko tumuri kuvuga biye expressinga kuriya ndashima Imana nyine akahubwo biye expressinga kuriya kuko banze gukora ikosa ryo kutwihishamo social media cyangwa mikrofoni iyo ufashe mikrofoni ukayitiza umuswa uba uri kumwagurira ikibuga cyo guseberaho nicyo kintu nyine uba uri kumufasha kandi ako kantu warakavuze maze n'iminsi mike nkabonye basi uri kumva iyo utije mikrofone umuswa wowe inkungu uba umuhaye uba uvuze ngo wari warasebeye mu isibo yego none ubigisebo cyawe reka kibe mpuzamahanga akira sebo akira nka seba koko Shabike utararenga aho ngaho suku kubeshya yego njye abantu bose mbaha amahirwe yuko bashobora kuba bakora amakosa bakayakosora cyane ariko ejo bundi umugabo witwa Past.Claude yego yagiye ku rukiko rw'umuntu witwa Bamuriki mu rubanza rwe Edouard aravuga ati Edouard nibitagenda gutya na gutya yego niba mufunga bakamukatira yego ngewe ubwanjye nzashyira ubupasiteri hasi birambere ikimenyetso ko Imana nkorera itari seri yatariyo ngiye gucuruza ngo yavuze ngiye gucuruza rogi z'indaya ngo nakabari yewe data we the power of microphone none yaratunzwe kamera n'amanuza n'ibinyamakuru nk'abingaye yego baramuseka n'abadakijwe baraseka barakwenkwenuka yego ndavuga ni Imana yanjye ibi bintu ni hatari kuri icyo kibazo niyo mpamvu tutavuga ngo turi abanyamakuru ba gospel ba gikristo ngo tubiceceke niba umuntu akora declaration nk'iyo ejo bundi kuri ya mikrofone hari ikiganiro nabonye ejo kuri channel y'umuntu ari kuvuga ngo kaka video mwabonye mugatesha agaciro ntibibaho rekada hana si mu rukiko bro ngo bisengaruka kuri rya jambo wavuze ngo niba uri umukristo ukwiriye kuvuga amagambo ejo cyangwa ejo bundi uzasubiramo ntudusabe ko dutesha agaciro ibyo wavuze enome matire ubundi umuntu nyine umuntu ngena n'ababare nangare ushobora gutanga argument zawe cingiye kuri ABCD ndabona Bamuriki Edouard ashobora gufungurwa cyagafungwa ariko yaje amakano ko kuvuga ngo Imana nkorera nakoze amasengesho kanyarira yavuze ko yagiye kanyarira yego na kizabona namabuye menshi cyane ahika agasenga ngo Imana kirege se nabwo yasengeye Edouard Edouard na Yago na Preskid Narine Gahongayire abanza Narine Gahongayire hari n'ikiciro cyabo yaroshye mu mazi tindaguhiritse wowe abandwanya ndabahiritse ariko ngo Imana yamuhaye amakuru
kuri Edouard rwose iramubwira iti ndi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ndagutumye uriya muntu yitwa bamurike Edouard bizagenda gutya na gutya yego wera aravuga ati nibitagenda nkuko Imana yabimbwiye tinshingiye nzatajya gucuruza akabari n'indaya bivuze ngo Imana yavuze akorera niyo nanjye Plaisir nkorera niyo nawe ukorera nayo mpamvu ko byagenda kose tugomba kubiganiraho tutabiganiriyeho haba harimo ikibazo gikomeye kuko abanyamahanga n'abatazi Imana bashobora guhindukira bakavuga ko ya Mana yacu bashaka kuyoboka ibeshya ikoze isoni ku buryo n'ikintu Imana ishobora kuntuma ngo njye kuvuga ishobora kurangira ntakivuze kuko hari umuntu voilà bishobora kutugira ingaruka zikomeye bishobora no kugira ingaruka ku bahanuzi b'abana bakiri batoya ku buryo Imana iragiye imubwira ibintu nitama nk'ibimenyetso igihumbi adashobora gutera intambwe akajya kubivuga icyambere declaration ya mbere dukoze kuri izi televiziyo kirakureba sabwo bivugwa ideclaration ya mbere tuvuze kuri izi televiziyo abari kubireba Imana yacu ntigibeshya n'ukuri kose Imana yacu ntiyivuguruza ukina n'Imana yavuze ngo aho kugira ngo ijambo ngewe ubwanjye nivugiye rwose isi ntago ari u Rwanda isi yose yego yavaho ijuru naryo rikavaho erega hari nakanigiye ariko nkarinda ijambo navuze hari nakanigira ngo nkwibutse uretse ubu ngubu ibintu byadobye abantu benshi basigaye birirwa bashaka ko tubirukaho tunabakenera kuruta abandi ariko ubundi umuhanuzi mu by'ukuri ni umuntu w'igiciro mu maso y'Imana kuko niwe Imana igirira icyizere ni nawe Imana ivugiramo ikamuvugiramo ikamutuma ku bandi ariko byaricuritse hajemo ikibazo gikomeye kubera iyo feva bafite ku Mana basigaye bashaka kuyiprofitiramo no kuyicuruza Imana usanze mu Kanya aricyo kiganiro ndi gukora kwiga gutandukanya ibyo abantu batwifuriza n'amasezerano y'Imana Imana irakugirira icyizere ikaguha message atenda ubu butumwa bunshyirire Plaisir ikaguha envelope uri umuhanuzi noneho Imana iguha envelope zanira Plaisir ubundi ikintu kiza kuguhuza na Plaisir gikomeye ni message Imana iguhaye none abahanuzi bo mu iyi minsi basigaye baradushyize ku rwego tutabona ko batuzaniye message ahubwo tubona ko ari bo baje ku buryo ni nabo ducakira mbere ya message ni nabo kuruta message bahawe ni nabo twikunda kazaho asigaye azafite envelope irimo message yawe akaba yagira tendance yo kuyisubizayo kubera kashaka ko ari ubona ndaza mfite message mu ntoki ariko ninza ko kuyereka kubera ko nshaka ko ari njye ubanza gukunda no kubona no kunkenera ndaza ameze uki ati Plaisir dufite ubutumwa bwawe ubutumwa uraburuzi cyangwa uruzi Bikem uruzi Bikem message yayihishe kubera iki arashaka ko mpora mukeneye umuhanuzi nawe hari icyo gushaka byanze bikunze ejo bundi gitwaza yarabivuze umuhanuzi nyakuri ni umuhanuzi ugusiga ku rwego ugira inyota yo gushaka Kristo mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi kandi ikintu nawe upfana n'Imana we muhanuzi icyo mupfana n'ukuri nta kindi niyo message gusa bakwiye kuza rero tubona message mbere yuko aribo dushaka kureba niho batazaba ari kugoreka ibintu tugaruka kwa Claude rero ntabwo nshobora kuva muri iki kiganiro ntanyomoje ibinyoma byose byakorewe kuri uriya musozi icyambere ukwiye kumenya Imana yacu ntibeshya ntijye nivuguruza iramutse binabibayeho kugira tandase yo kwivuguruza n'ubundi bikora mu nyungu z'umurimo n'icyubahiro cyayo Imana yigeze igambirira nicyo twakwita kwivuguruza ariko ubundi ikakubwira ntabwo yivuguruza ahubwo n'igihe Imana ikubwira ikintu kikananirwa gusora ari wowe wanze ko gisora ntiyivuguruza ahubwo ihora mu migambi uri kumva ihora mu migambi mishya yigeze ibwira Mose ati noneho ntimurenga ndabatikirira hano mwese muragwa mu butayu noneho nanze ko abiseri bose ngomba kubica ibyo bintu urabizi niba ushaka tuze kubisoma aravuga ati ndabica mbamare aho yari irakaye tujye twibutsa ko Imana yacu irakara iranaseka
Imana ikora declaration ibwira Mose ati gahunda ubu no kwica tukabamara. Erega ndashaka kukumvisa imbaraga z'umuhanuzi uri connecte ku mutima w'Imana uburyo ashobora kugaragara nk'umuntu uri kugira Imana inama nubwo atari ko bikwiye kuba bivugwa kubera ikinyarwanda gikennye. Moyize arayegera ati umva dadi tuganire tuvugisha ukuri ejo bundi turi muri Egiputa wakoze declaration avuga ngo ngiye kubambutsa inyanja itukura mbajyana i Kanani. none ibyo bintu uvuze abantu bumvise uvuga ko abisera uzabambutsa inyanja itukura ukabajyana ukabageza iyo bajya, none abazabyumva bari bumvise uvuga bya bindi basagira ngo uwo n'umuhanuzi sha n'umuhanuzi ufite urukundo bana nka babandi Imana birakwishe irakurimbuye yego guciye amaguru amaraso aramenetse intambara mwitegure mwanze kumva Imana iragiye kubaniga. wowe ugize chance inki ugize umugisha ku Mana, Imana ikweretse igwishuriye imigambi ya Satani ku gihugu cy'u Rwanda, ugize amahirwe Imana ikuganirije ibyo bintu none uje kubiduha kuri televiziyo nk'itangazo kubiratira abantu kugira ngo yinginge Imana ibikureho. Kuki muri icyo cyumba muri ubwo bwira uri kumwe n'Imana muri kuganira Imana irakubwira ati sengera u Rwanda, hari amaraso menshi agiye kumereka muri 2023 harimo n'intambara, none uje kuri televiziyo bikoze nka declaration unishimye cyane ati shati nsanzwe mbahanura ntimunyumva ariko uyu mwaka ngo mugomba kwemera ko ndi umuhanuzi. Ongo ni nuza abayabaye umwuzukuru wa nuza wo amagabo agiye Neneve witwa Yona ati Imana irabishira bamaze. Ugize favor y'Imana yo kwinjira mu bwiri kuganirije ko igihugu gifite ibyago, none ubituzaniye nk'itangazo muri icyo cyumba uri muraganirira n'Imana, wayibwiye ati Mana ko mu Rwanda amaraso yamenetse 94 ko yangishe byinshi mu bana b'Abanyarwanda, kuko ubu koko Mana urongeye ubu koko igihugu kigiye kongera gitembemwe amavu imivu y'amaraso, nta kintu wakora ngo tugirire imbabazi ko ari n'abana bawe bakibwiriza ubutumwa bwiza, kuko ukareka ugatabara igihugu ukagicungura, kuko biravuga ngo abakiranutsi babiri ni bataka kubw'igihugu nzamanuka nkize ibyago igihugu cyabo. Ukabwira Imana ati Mana ndakwinginze warengeye Abanyarwanda ugatakira Imana, byibuze ukaza ubwira abantu ati Satani afite imigambi mibi muri 2023 yo kugira ngo amaraso ameneke mu Rwanda, ariko nimupfukame hasi twinginga Imana yacu iburizemo iyo migambi. Naho wowe Imana irakuvugisha ukagira ngo iguhaye itangazo, kumbe ntuzi ko mu butwaro ufite wanayihenda ikabuza ikiba kuba. Rero ikintu ugomba kumva hano, Past.Claude ntabwo yigeze avugana n'Imana nishaje avuga ukuntu yagiye hanura ibintu bigasora ngo Prince Kid bazamufungura bikata bisora ikintu bikata bisora. Hari akantu ugomba kumenya rero muri ubu buzima, buriya ikintu ngiye kuvuga aba psychologue baranyumva cyane. Umuntu aremanye ikintu bita sixième sens, kandi sixième sens twakwishanye n'ubuhanuzi. Sixième sens ni ikiyumviro cya gatandatu, aho ubuhagaze hano mu rugendo rw'iminota 5 ukumva ikintu kiragukubise ngo ugiye guhura n'intare. Ugiye guhura n'iki? Ibyo bintu ntabwo uwo si umukuri guturuka ku Mana, turemanye ibyiyumviro kandi bikora ku buryo bikurura n'ibigiye kutubaho bikabitwegereza, kuko umenye ko niyo umuntu agiye gupfa nubwo ntarapfaho, numva bavuga ko abanza gutegurwa no kubimenya ku buryo ushobora guhabwa n'iminota 5 ugasezera abantu kubera kurunguruka igikombe cy'ahantu ugiye. Muri psychology rero buriya rero umuntu yize psychology w'umuhanga nyine neza wayize neza yahinduka umuhanuzi mwiza cyane uryoshye cyane rwose, ku buryo ashobora kukureba akiga body message zawe. Ati Plaisir batwigishije ko umuntu yarebye undi mu maso akamara umunota ushobora kubona messages body language. Yego body language. Merci pour la correction.
yes wayuye no mu kiganiro natamenya ko inshuro nyinshi umuntu yarambiwe cyangwa yashonje uri kumva urumva inshuro nyinshi uvuga uyu muntu yandambiwe pe uyu muntu yandambiwe atari ubuhanuzi akaba nicyo kibazo ari abantu nibyo bajya bita reka dufite n'abapasteri hanza babahanga muri ayo masomo babikoresha mu nsengero bakwirirwa babeshya abantu ukajya kumva umuntu akubajije amakuru yawe gatoya yuko papa wawe yabayeho na sogokuru wawe akakubwira ati wanyu habaga za Nyabingi kubera icyo afite information uramufashije kubona amakuru akakurondora bigahura n'ibintu 10 byose kuko azi ko muri icyo gisekuruza nyine hagomba kubarangwa n'ibyo bintu ari kukubwira arumanitse kunyandikira arambwira ati kucyo ukunda kwifata gutyo yego ndamaza ikonze ko ntajya mbyifata ati ukunda kubyifata ati ariko hari icyo bisobanura yego aranyinjirira nsanga ka kantu ko kwifata gutya umuntu ashatse yakarishisha akavuga ko ari umuhanuzi yego ko yifata kuri yabiriya yigize kugira agahinda gakabije yego abari kwibuka afitemo ka depression uri kumva rero hari akantu kajya kaba muri societe nkaba ndi kwifuza ko hari ibintu byiza biba kuri Plaisir nkabimwifuriza ngashaka kubyita ubutumwa hari ukuntu ibintu bikubitana na reaction ya gatandatu y'ikiyumviro cy'ubumuntu siziye musanze noneho wagihamyamo kikaba cyo ukagenda uvuga ngo ndimureba ko Imana itankojeje isoni ibyo nababwiye ari byo wenda ugahanura ibyo bya Prince Kid mugano nkuko maze kubivuga bigakubitana nuko mu rukiko nta cyaha bamubonamo byamara gukubitana ukavuga atariko nari nabibabwiye cyari icyifuzo wari ufite none gikubitanye n'ubushake bw'Imana kimwe nuko wibyita ubuhanuzi bwawe abantu bajya ku betting avanga Arsenal yatsinda 3-2 kuri Man U kandi bigakunda abari umuhanuzi wahese ni cyakiyumviro abanza no gukora etide nkurikije etide nakoze kuri Arsenal igihe yakiraga na Manchester muri 2006 ibyabereye ku iki kibuga bakaba basuye ku kibuga kibi kirutico nizeye ko none bayikuramo ibitego 3 agakora etide physique kandi we afite amashwa menshi shaka gukora kimwe ku busa 2-5 6 abari shwa ariko noneho mu rukiko ni shwa ebyiri zonyine uri wihitemo ufite amahirwe menshi yuko ibintu wahisemo ufite 50-50 yuko ibyo bintu bize gufungwa cyangwa gufungurwa ariko Imana ku Mana yego ikubwiye nta shwa ziba zirimo nta shwamiri icyo yavuze no kukimeze nta gutera waraza nta n'ukuri Imana ya reka nkubwire mbisubiyemo ndabitangaje ndo umugenzo ujya mu ijuru ndi umunyamakuru wa gospel pastor ariko ndashima Imana ko mbondi kubona afite imvugo za contradiction yatangiye nawe kubivuguruza sibyo kuko ikinyoma cye cyamamaye sibyo ikinyoma cye cyamamaye kandi gifite na proof none nta kubihisha kandi gifite na proof none nta kubihisha kuba tubigandaho nuko bihari nyine ari ibintu bigaragarira amaso ariko ikintu dushaka kuvuga ku bakristo bakurikiye no nkuru n'abanyamahanga bakurikiye no nkuru abatazi Imana yacu ntibeshye dufite ibintu byinshi Imana agitubwira ikabivuga saa 5 tukabyisangamo byasohoye Imana yacu ntibeshya Past.Claude yararyamye nkuko abandi baryama agira icyifuzo yuko Edouard Bamporiki atafungwa afatikanije n'abandi benshi bari bafite icyo cyifuzo banagisengeraga hari n'abagiye mu butayu kumurusha bavuga ati turifuza ko Edouard Bamporiki adafungwa yari umukristo ubwo rero abantu benshi ikindi yari umukristo kandi yari public figure kandi wagize umumaro mu buryo butandukanye muri domaine zigiye zitandukanye nubwo yaje kugwa muri uriya mutego kandi kuba ari mu gihano nabyo si igikuba nyine amategeko abiriho kubahirizwa rero byarangiye icyifuzo cya Claude dore ikintu cyabaye kuri Claude ni kimwe icyifuzo cya Claude nikigeze kiba considere nikigeze gihura n'ubushake bw'ijuru kuko ijuru ryifuje ko Edouard Bamporiki ahanwa sibyo n'urukiko rurabyanzura ati ukwiye kubahanirwa ibyo wakoze ariko icyifuzo cya Claude cyari uko Edouard Bamporiki yababarirwa noneho icyifuzo cye yaragifasha kuri social media expressinga nka message uvuye ku Mana kandi ari ibitekerezo bye bwite ari byo bimugizeho izingaruka uyu munsi wa none kuko yaba yaravuganye n'Imana yacu Imana ya Israel Imana y'Abanyarwanda n'ukuri
nyine ku munota wa nyuma bari gusoma ati Edouard Bamporiki arabohowe nta cyaha afite nta gifunzwe nk'uko Imana yavuze kuko Imana yacu itabeshya. Kimwe mu bimenyetso byerekana yuko Imana itigeze ituma Claude nuko ibyo yahanuye nyine bitasohoye, kandi umuhanuzi w'ukuri yemerwa ari uko ibyo yahanuye bigize ute bisohoye. Ariko nanone hari ikindi kintu nase ntekereza, ubwiwe n'iki yuko Imana ukorera ari Pastor Claude akorera? Wenda hari indi Mana yabwiye nibiri ya Mana yabwiye Claude biriya bintu ariyo duhuriyeho, nge ndayihakanye. Iriya Mana yavuganye na Claude nyine ndabidekaraye. Iriya Mana yavuganye na Claude bya Bamporiki nimba ariyo nsenga, ndashaka ukuntu nyihindurira ijoro nako nkiva mu iki kiganiro ndebe indi ndajya nsenga, kuko Imana yanjye mfite isezerano ryo kitagomba kunkoza isoni niba ndi umwana wayo yubaha. Mfite n'isezerano yuko ibyintumye ibyimbwiye biturutse ku mutima wayo igomba kubirinda makabisohoye. Rero nibiri ya Mana ya Claude ariyo na Bikem asenga, ngiye iyo Mana inyisinyureho nayo inyikureho, sinshaka gukomezanya nayo, nzimana nsenga. Hari umudamu nawe w'umusitari mama Rwagasabo yitwa Scove yavuze ko Pastor Claude wari umupfumu. Niko abyumva mu Buskovi ni muranarize nkuko nanjye namugira ikindi kintu mu iki kiganiro bitewe no kwiga kuri psychologie cyangwa ibyo avuga urumva. Gusa hari ikintu nshaka gusaba, ariko sinzi impamvu mu Rwanda, ariko sinzi niba ari n'ikindi gihugu bibamo, urugaga rw'amadini rutadushyiriraho ikigo kiri nka Karayesi kigongorora, niba nakita ngorora butumwa, niba cyaba Ngororamuco, bakajya bajyana amabapasi ikigo yaba ari gereza ngo yabavuga butumwa. Uri kumva? ubundi igihugu nkuko kijya gutoza abana ingando barangiza segonderi cyangwa n'abandi bakoreshwa imyitozo ya gisirikari cyangwa ikosi kugira ngo bazahinduke abanyarwanda bafite indangagaciro, bari bakwiye no kwinjira mu nsengero bakavuga ati kwezi nuko abahanuzi turajya kubakubira igishari cyangwa hehe, bagira indangagaciro bigishwa zo mu mwuka. Ariko ibyo bigakorwa n'abantu bazi ubuzima bw'umwuka cyane, kuko ntabwo ari ikintu gikwiye kuba kiri politiki, kiri religiyo, kiri theologically. Hakwiye ikigo Ngororamuco cyangwa Ngororabutumwa, ku buryo umupasiteri wese witwaye nka Claude ugambanira Imana buri igikorwa yakoze kingana no gutuka umwuka wera, kandi icyaha cyo gutuka umwuka wera ntikibabarirwa. None uyu muntu wacu ahubwo turamugenza gute? Niba hari umuntu ufite ishyano mu by'ubu bugingo, ni umuntu uvugaga Imana yamutumye itamutumye. Bibiliya bivuga mu gutegeka kwa kabiri niho Bibiliya bivuga biranditse, ndetse Bibiliya niba ari gutegeka kwa kabiri hasi mu iyo mirongo idusaba ko uwo muntu tutamwubaha. Idusaba ko uwo muntu nta cyubahiro kindi tuba tumugomba, kuko icyubahiro yararyamyeho cyari icy'Imana akorera, none yitandukanije nayo. hanyuma Bikem, wenda niba uri murashaka reka tube dukomeza ikiganiro tuvuga tuti biriya byarabaye biranarangira, sibyo? Uko biri kose habayeho nyine gutukisha izina ry'Imana, ariko n'ubundi tugomba kugarurira icyubahiro cy'Imana uko byagenda kose. Ku bantu bose bumvise iriya nkuru, ku bantu bumvise iriya nkuru tujano kuvuguruza, sibyo? Yego. Ariko none reka nkubaza, dukomurusyo dukomeye n'ingasire, harya bara ntibijya bishoboka yuko umuntu Imana ishobora kumutuma? Tureko ko twashakisha ukuri kwa Claude ikaba yamutuma, iby'imutumye ari ukuri, wenda yagerayo gasanga gahunda y'Imana yahinduye bitewe na situation runaka. Mwene se mwurwo rugenda barimo mwurwo rugenda barimo ugira ngo iyo ari mwurwo rugendo rwo kujya gusoza iby'Imana bamubwiye, ugira ngo abari wenyine. Toro rugero ko Bibiliya iraryoha. Rugero Mose yarahagurutse n'Abisiraheli, ntabwo bari bazi situation ibera ku nyanja.
noneho ariko mana we Imana amubwira ati wa mugabo ko mutambuka biti adese urabona bivamo ati noneho se iyi nyanja turayambuka ute kandi bavayo gahunda nyine yari yuko bagomba kwambuka inyanja amakuru Imana yamara ku nyanja ndagusubiza neza ntabwo Imana yahaye umupango Moyize niba byibuka neza wose bakiri muri Egiputa nugera ku nyanja uzakubita inkoni ku mazi bigenda urye huya umuntu Imana itumye igenda nawe mu urwo rugenda n'impinduka ikazimumenyesha cyane noneho bageze ku nyanja barayikanura ati Imana ubu ntidushutse ntituzanye ngo dupfe siko bavuze idutsinda aha hantu twicire ku inyanja Mose abona nta ngingo afite rimwe yo kumurengera ituma ibambutsa aho kumbi yarayifite atabizi Imana amubaza ati se ufite iki yabanje kubaza Imana yego ibintu ko mbona abantu bampaye bagiye turagwa hano iyo gahunda uzajya kutwica tikutatureka basi tukaguma muri Egiputa ariko tutishwe n'amazi bakomeza kutwicisha inkoni ko badukubitaga tukanarya Imana imuha amakuru mu rwo rugendo muri iyo message arimo hayo kwambutsa abantu iravuga ati fata ya nkoni sibyo fata ya nkoni rambura kwa ya mazi kw'iyi nyanja birasobanuka cyane Mose arabikora burya asanga ryamanye ingingo imurengera ariko yatabawe n'iki voilà niba Past.Claude yarari kumwe n'Imana muri urwo rugendo kuva aho yaherewe ubutumwa naho abujyana iba yaramuhaye amakuru atuma adahagarara kuri kamera ngo atangaze ibintu nk'itangazo rituze ku Mana akabigumana muri we kuko ntiyari guseba Imana yacu nibipfamo ntabwo Imana yacu yidusebya niyo yakora ibintu bigaragara nk'igisebo ku bantu ibi bicunze mu icyubahiro ese twizera Imana ko kandi ntabwo Imana yakora ikintu cyatuma abantu bayibazaho Imana yacu abandi bakwepe bahindukira bavuga ati Imana yanyu sinzakorera uko ari abantu nabonye muri commentaire bavuga ngo iyi Imana yanyu ntayo nzakorera uri kumva ijambo ry'Imana nubona ijambo ry'Imana rije rimanutse umuntu avuga ko afite ijambo ry'Imana rigateza urujijo muri societe ijambo ry'Imana ntabwo riteza urujijo na gato muri community ntabwo bishoboka riri clear riri clair rero iyo twaye ubutumwa bw'Imana mu rugendo rwo kujyana ubutumwa n'ubundi ntikureka niyo hagize impinduka zibera irakumenyesha ikakubwira ati aho ngaho biragucanze sinari nahakubwiye rambura inkoni uri kumva rambura inkoni rega hari ikintu ugomba gusobanukirwa hari icyigisho ngira kivuga ngo iby'Imana itavuze ntibiburizamwe ibyo yavuze mu rugendo rwo kugira ku masezerano y'Imana ibyo yatubwiye ibyo itatubwiye nibyo byinshi kugira ngo dushyikaho itujyana ibyo byatubwiye rero hari yari byo bituma ubwo nyine tutagira ku masezerano y'Imana Imana ikaba arakubwiye ko izakubakira urugo rwiza ukaba wirirwa usambana uri umusore kuva mu gitondo kugera mu kindi gitondo uri guca mu by'Imana itavuze ariko bishobora kugurizamo icyo yavuze ubwo rero mu kuri guhari kandi nutagera kuri iryo sezerano Imana yagusezeranye ntuzavuge ngo yarakubeshye ntuzavuge ngo yarakubeshye mu kijyanye n'amasezerano y'Imana turaba partners turabafatanya bikorwa bashobora gutuma ibigerwaho ubwo rero ngiye gusubira inyuma twari twageze ahantu kure kuko ndacyari ku kibazo wambajije tuve kuri icyo cya Claude ntaduhindukire impamvu y'ikiganiro cyacu ubwo butumwa twabutanze n'ibindi n'abandi batandukanye tuza kugenda tugarukaho nabo tubacyahe tubakubita kanyafu k'ubutumwa bwiza kuko ngiye igituma nkora ibiganiro nk'ibi mba ngira ngo abantu bari kureba biriya biganiro byabo birinde batayobywa kuko ngo bazayobya n'intore z'Imana nibiba ngombwa niba bishoboka rero ntabwo tugera ku rwego rwaho bishoboka turi kubavuguruza bitarashoboka ikimana nuko nyine Imana yaduhamagaye natwe none Plaisir ko watangiye ubaza ngo amatiku amashyari inzangano gusererezanya no kwambikana ubusa bigaragara mu bantu bitire izina ry'Imana kuri social media biturukahe icyambere nagusomeye
mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo nkwereka ukuntu iminsi y'imperuka izakarasa abantu nkwereka ukuntu abantu bazabambaye ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako. Dore icyo nsubiza rero ku kijyanye no kwambikana ubusa kuri social media. Ukabona umuntu ari proud agasaba ibiganiro ku ma YouTubers ku ma YouTube channels atandukanye kugira ngo agende avuga umuntu runaka, uyu yakoze ibi yantwariye umugabo n'ibindi bitandukanye. Uzi impamvu umuntu agira ishyaka ryo kwambika mugenzi we ubusa? Ari mwene se yitwaga mwene se. Abiterwa na complexe yuko nawe atambaye. Biravuze ngo kubera yuko umwana waba wanguriye se cyangwa mbitsindagire kuko umwana wanjye yapfuye reka nawe wapfa. Voilà. Igituma abantu benshi bambikana ubusa kuri social media bafite complexe yo kwambika abandi kandi nabo bari tuni. Uramusaba kutakwambika ubusa we niwe ibisabira sabirana ako kantu ntago nakumva. Yes. Kuko nubundi ntacyo nanjye nyiramira. Afite complexe y'ukuntu akubona wambaye kandi nawe yambaye ubusa. Ahubwo arifuza ko ubwambure bwe bwiyongeraho n'ubwawe kugira ngo ni mu benshi gine sinzi umugani bajya banaca mu Kinyarwanda uri kumva kugira ngo ni mu benshi avuga ati singasabe ngenyine hagiye nabandi dusebana. Abantu rero ubona aba bantu ngo babavuga butumwa aba pasteur abaki ubona bazenguruka ama televiziyo bagenda bambikana ubusa nabo sibo nuko nta mwenda bafite bakwambika bagenzi babo kuko iyo bawugira baba barabanje kwiyambika di bakabanza barangiza bakambika abandi ariko bo ntibikunda. Afite complexe d'infériorité. Ni gute umuntu wambaye ubusa yaharanira ko ari undi wambara yabanje kwiyambika? Nyine bambaye ubusa bwabo babo tuzaniye ku ma televiziyo twirirwa tubureba twebwe bamwe biyambariye ariko bo ntibafite gahunda yo gushyigikirana no kwambikana kuko nabo bambaye ubusa. Ni bya bisabirana. Mpamvu nuzazabona umupastor ari kuzenguruka ama televiziyo avuga inkuru ya Mutesi undagahogoruka ko ya Eliyane undagaguruka ku yande ayishimagiza kandi iyo nkuru ntahihuriye nawe nta nicyo yatwaye ubuzima bwe uri kumva ariko kuko abonye imbarutso gatoya aravuze ati okay ati uyu muntu rero mbonye undi muntu mugenzi wanjye ariko simba atangiye urugero mvuga ngo bari abantu bambaye ubusa hoya sibyo iyo mvuga gutya mbari kuba public figures abantu bagaragara cyane kuri social media. Ubwo rero abantu benshi kuri social media cyane ababitiriwe izina ry'Imana bambaye ishusho yo kwera bihakana imbaraga zako. Kimwe mu bintu bituma bambikana ubusa nuko bafite complexe yuko batambaye nyine. None ko murenganya arabura gute kwambika mugenzi ubusa kandi nawe yambaye ubusa? Ibyo byagatewe iryo shyaka ryakaryangwe n'umuntu wambaye ipantaro n'ishati wasize n'indi pantaro mu rugo akareba akavuga ati yo umugabo mugenzi wanjye we sibyo umugabo mugenzi wanjye yambaye ubusa ukumva bikubujije amahoro ukumva bikubujije gusinzira ukumva biguteye ubwoba n'isoni akavuga ati nyaboneka ambara akaguturira akakwisha akakujyana mu nzu. Ubundi nuko umuntu w'Imana arakwiye komera ko iyo yabonye mugenzi we yavunitse we hari intama yavunikiye mu rwuri. Dufite ikibazo gikomeye. Dufite abashumba batari abana beza muri iyi minsi bamwe. Yesu yasize intama zingahe 99 ajya kugarura imwe. None ahubwo muri iyi generasiyo intama imwe iravunika ukuguru kumwe ikagira tendance yo kuva mu rwuri aho kugira ngo umushumba yigarura akavuna no kwa kabiri kwari gusigara ikuze cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi tuba tukwiye kubivuga kugira ngo abantu bave mu bintu by'ubunebwe byo kudamarara byo kudasenga byo kutaba imbere y'Imana uko bikwiye ngo batabaze barira ubugingo bwabo. Ugasanga abantu bereye mu bintu by'ikigare mu Kanya hogeze mu nkubiteye ikiganza waraye mu nzoga waraye mu kabari waraye mu busambanye mushuma nsengera Imana iramvuga hiki uyobewe ibyiri kukuvugaho
ko Bibiliya ivuga ko umutima wacu ari guturondora ibyo twakoze byinshi bitandukanye. Urashaka ko Imana ikubwira uwo uri we kandi wizi, si ukuyirondogoza no gushaka kuyibyazamo amagambo adahari. Igituma bambikana ubusa ni complexe yuko nabo bambaye ubusa, badakeneye ko bagenzi babo babambarira imbere. Ariko ikibazo se kiranganisha ngiki, uravuze uti impamvu runaka yambika runaka ubusa nuko yambaye ubusa akabifuza ko nawe yambaye ubusa. None se ku inshuro nyinshi usanga bombi bavugana, ubwo wambaye ubusa ntavuga wambaye ubusa mugenzi we, kandi bamugiye kwisungana bagafatanya. Nyine ubwo bwenge barabuhijwe. Kubera iki? Ibo bavuga mu izina ry'Imana kandi Imana itabazi. Nicyo kibazo kinakomeye rega. Ubo nicyo kintu bakora. Ati Imana yarambwiye, Imana yansabye ibi, Imana yantumye ibi mu buryo butandukanye. Nyine biyometse ku mugabo badafite icyo bapfana nawe. Nawe akora igikorwa cyo kubata no kubaterana arabihorera, kuko urugamba Imana itarimo idafitemo inyungu, ntigira response. Mu minsi y'imperuka ijambo ry'Imana avuga mu byahishwe mu minsi y'imperuka ngo abagore bangaye bazahora ku mugabo umwe ajya mubwira ati turanitunga izina rya ariko turashaka kwitunga. None ntabwo bamureka. Ati turashaka kukwiyomekaho twe icyo kurya no kwambara nitwe, ariko tuvuga ko duturutse kwa Plaisir. Uri kumva? Ariko uko ari byo biriho. Oya bavugaga amatorero. Bavugaga amatorero ariko si torero iki. Torero ni ninge nawe ni community, no umuryango, ni ukumva ni society. Ubwo rero mu by'ukuri wa mugabo we aya mafaranga dushaka, iki cyubahiro, ubu busambanyi bukomeze gufasha intera. Ariko suko kwambikana ubusa biraza guhura na zambe 3. Yo cyane ubijyamo wese kugira ngo yambike ubusa mugenzi we abikora ashaka kwemerwa. Hazamo na cyacyubahiro. Yego, no kugaragaza ko ari ufite ukuri, akanabishimangira, akaba yajya no gukoresha amafoto muri Photoshop kugira ngo ikinyoma cye akizana n'ibimenyetso kugira ngo abashe kwemerwa, ku buryo n'abantu bazajya bavuga ati sha uriya koko n'umukozi w'Imana, dore we yaje mu kiganiro yitwaje n'ibimenyetso, yaravuze ibintu ejo bundi ngo uyu nguyu azafungurwa, none koko ngo arafunguwe. Akambara karavati na costume rwose agafata na Bibiliya, akaza aje kwishakira ikuzo n'icyubahiro kandi akabikomora mu gutesha agaciro undi muntu mugenzi we, kandi koko akava icyubahiro kibunye. Iyo nimva icyubahiro, iyo nimva ikomeye, basigaye barafasha ubutumwa bwiza barabugoreka. Hari nabo nabonye bafunguye ama YouTube channel, bafunze insengero. Uzino nsengero ziriro kare bazivuyeho rwose, abakristo basigaye birirwa batonze imirongo ku mabiro yabo babashaka. Ese pastor ko dufite ibyifuzo ko dushaka ko dusengeruriye, tinde mu biganiro kuri YouTube, ndi mu biki birirwa mu matopike adafite 12, ubuhanuzi bwa buri kanya, saa n'ubuhanuzi, saa sita ubuhanuzi, Imana bantumyeho ubuhanuzi bw'ukwezi, musengero Burundi n'u Rwanda. Ibintu bikura abantu imitima gusa, bataye ubutumwa bwiza bajya gushaka viewership yo kugira ngo bakurikirane. Kandi gukurikirana umuntu kuri YouTube, burya turaba YouTubers, bisaba kuba ufite inkuru idasanzwe, kuko mwitangaza amakuru inkuru ni ikidasanzwe, kandi ikidasanzwe society cyitaho. None bisigaye byarabaye inkomyi y'ubutumwa bwiza kuri bamwe, aho kugira ngo ategure ijambo ry'Imana rituma icyo rigomba gukora mu mitima y'abantu, ahubwo we ararituma icyo ashaka. Uri kumva? Ubwo ngeze ku bantu binjiye mu mamagaro w'amacano bakabikoresha nabi, bagata inshingano, basigaye benshi banejejwe no gushumba izo batareba, kuko kuzikama biborohera. Ntizibagora, bahura bakama gusa, ariko nta by'ubugingo babasoroma, nta bwatsi ari bujye kumushakira, nta zahirirwa n'abandi bo bakaba bashizwe gukama gusa. Noneho za ntama ziri lokale nta mashereka zifite. Nahamagara ati pastor duhurire kuri office unsengere, no ndi busy nagiye mu kiganiro, ariko nahamagarwa na nimero ya Priest Ons ati
tubafashe iki Mukozi mukozi w'Imana mamagaye ndi mu butayu neza kandi ari urifuza ko tugusengera ku kikumbi mwene so uzi muturanye mu bana afite umwana urwaye arenda gupfa araje kukureba ati mushumba nsengera ariko uwo utareba woroshye intama utareba yoroshye kuza gukama urayihakeya uze kubwira kuri kanyarira igahita ibyemera kuko itakuruza urayikeyaringa benshi bataye insengero basa n'abazifunze mu buryo bw'umwuka bimukiye ku musozi wa YouTube kubw'icyo bashaka gutuma ibyanditswe bafashe Bibiliya barayicuruza bamwe bafungura amacano hari n'abajya bampamagara ngo yego yacana nafunguye ngo kubona ngo nta kintu iri kuma kandi bakaba ari umupasiteri ngo ngiye kubyihorera ngo nisubirire mu rusengero yes intego urugendo rwari rwamuzanye iranze ntabwo yari yazanywe no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yari yazanywe no gushaka amafaranga none arayabuze cyera umuntu yicaraga ari gutegura inyigisho w'umukozi w'Imana agafata iminsi 2 asenga ngo Imana mu ijambo azabwira abantu none mu iyi minsi umuntu arajya gutegura ikigisho muri icyo kigisho ari gutegura akaba ari kongeramo n'ibirungo bigomba kuzashika abantu kugira ngo baze barebe ikiganiro cye kuri YouTube akaba ari kukirungarunga akavangamo n'iby'ijambo ry'Imana ridashaka cyangwa amatiti rakomeye n'ibiki byose kandi yari umupasiteri Imana amubwira ati jya ku musozi wa YouTube ukorera Imana umvugire nzagutungira muri ibi bintu nzagutungira muri uyu murimo none yagezemo arabigoreka kubera indonke n'ibihembo YouTube itanga bituma byangiza ubutumwa bwiza asigaye nawe yarashatse kwigira nkatwe yasigaye yarahindutse umunyamakuru ku ngufu kandi uri kumva ugasanga umupasiteri yafunguye cyane bivuga butumwa yigize n'umunyamakuru ari kwirukanka mu nkuru zitamureba nyine ni ikibazo gikomeye dukwiye gusenga yataye intama ziraho zaramubuze anejejwe no gushumbiza atareba kubera azikama bikamukundira ntabwo twanga ko abantu b'Imana batunga n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bavuga ariko se koko barabuvuga rwose natwe dutunzwe no gukorera Imana pe nje birantunze kandi bintunze neza ni ukuri kose byanagara ko udashonje ntabwo nshonje nta na gahunda mfite yo gusonza ariko ugomba kwibaza ko ushaka gutungwa n'ijambo ry'Imana niryo riri muri wowe kuko benshi bafashe ijambo ry'Imana ntirigikora icyo ryatumwe ku bantu ahubwo bo barikoresha icyo bashaka kurituma bararibwira ngo genda utuzanire ibi wowe genda ubabwire isaka n'igitambo ubabwire ukuntu bagomba gutamba isaka kumva inyigisho yari icunzwe mu icyo cyanditswe siyo yari iyo ahubwo warabigoretse agiye kubikoresha icyo bashaka none abo bantu niba bameze utyo urababaza ubutumwa bwiza abakuyehe ko bari kuduhanya n'ibyo bafite twebwe dufite inshingano zo kumenyekanisha ibyo bintu kugira ngo abantu b'Imana bataza kuyobywa urakoze cyane uvuze ibintu bisobanutse ariko imbe ebyiri zo komeje kugenda uzengurukamo cyane wazengurutse kumva yitwa amafaranga n'ubutunzi ibyo nabyumvise kandi cyane ariko imva y'ubusambanyi ntago nayumvishije kuri iyi mihanda ya social media kubera iki ndabaza kuguha akagero gatoya numve niba twabihuza ejo bundi hari umuapotre uretse kuvuga ngo ngewe nshyigikiye runaka ati Imana yemera kuba warongora abagore 1170 nabanga avuga uburyo bemera kurongora abagore benshi nta kibazo bitwaye Imana ese ibyo bintu hari aho byaba bihuriye na yambaye ubusambanyi ese mfasha mbo hari ikintu kimwe ugomba kumenya buri muntu wese atanga bingana nuko yahawe kandi ntugashake kwigiti cyera indibu kugiforuse kwera pome umuganga yeretse wigeze kubwira ibyo ntukabiforuse niba uri umuhinzi mwiza muganga yigeze kubwira madamu tutarabyara madamu biba ati maga tukarigenge nibaza nti nkunda mutse mbyaye umwana w'igikara siko umuganga yamubwiye yego yambwiye ati umugabo wawe ndi kubona ari inzobe n'umugore nawe uri inzobe wari wabona igiti kivamo icyuma yego cyangwa wari wabona icyuma kivamo igiti kivamo igiti ubwo se wabyara umwana w'igikara gute
mwembi muri inzobe ntibikunda phénomène biologique irabyanze uri kumva rero Plaisir aba bantu bose ndabashima ko batigeze biyoberanya ngo bahishe abo bari bo bukuri social media nibyo nakubwiye ntabwo ari yiduhindura ababitwari beza ahubwo idufasha kwamamaza ubu bitwari dufite tutaramenyekana niba Bikem nari umusambanyi mu rwego rw'isibo wenda nsambana n'abakozi bo mu ngo kubera urwego narindi icyo gihe haribo nabashaga kubona ninza kuri televiziyo mukampa mikrofone mbasha no kubonwa n'abana b'abaminisitiri n'abadepite n'abari muri Amerika mukama ijambo nkavuga nkumvikana ngakundwa Imana irabinzamuye ariko namwe muraba muzamuye urwego rw'ubusambanyi bwanjye none sinzongera gusambanira mu isibo ndaba mpuzamahanga ku buryo hari no batega indege akava muri Amerika akaza kundeba social media ntabwo iduhindura ababitwari beza ahubwo idufasha kwamamaza ibyo twari ibyo tutarayigeraho ako kabanze kumvikana n'ingingo ifatika kandi yumvikana uri kubyumva we twageze muri za dimension za mutabazi banzi none ari setiem yewe data we social media kongeye kuyitondera none hoya kandi ikomeje kutwereka uri we no ubu ntacyo ndwana nacyo qu'est-ce que je viens dire niba umuntu yari umupasiteri ariko akabikora bibangikanya n'ubusambanyi uyu munsi naza kuri televiziyo tukamutiza mikrofone tukamutiza iki mikrofone nta kindi kintu tugiye gufasha uyu mupasiteri ni ukumufasha kwamamaza ingeso ye ikava mu rwego rw'umudugudu ikajya ku rwego rw'isi nicyo azaprofitaho deliverance ati Imana irambwira kugira ngo byare birasaba ko turyamana ntabwo ari ukuryamana duhure ngukureho umuvumo na karande byo kutabyara mbere yabikoreraga muri biro ye nta umuzi nta mikrofone nta na kamera imugeraho none tumusese kuri kamera najya gukora ibyo bintu noneho umuntu uri nahe haremera atega indege namugeza mu biro wibuka kwaje koreba pastor ngo amukorere deliverance wumva ikintu itangazamakuru ryamufashije ni ukwamamaza ubupfu n'ubupfapfa yari afite atarayigeraho ndavuga social media naza mu kanya kuri biro none yamagaye umuntu nyine kuko yamubonye amaze kuba icyamamare sibyo no kuvuga ngo iyo uri kuzamura umuntu nyine muri ibi bintu dukora uri kuzamura ibi bye byose ni ibyiza biri kuzamukira kuri vitesse none namusanga muri biro kubera ko nubundi ibyo bintu suko atabikoraga we yabikoraga n'abantu bari ku rwego rw'abaca kwa gisesinga namusanga muri office agiye kumusengera arabanza kumwumvisha aramubwira ati eba aho umupira warengeye niho urengurirwe tiryama hano nguha abana ati rwose akamusomera n'ibyanditswe ati rwose harya ninde ngo nerisa asengera umwana ngo yamurambarayeho ngo ingingo ku yindi akabanza akabimusomera ati rwose ati ngiye gukora nka Elisa kuri iyi nshuro navuga ko waho cyagiye Elisa ngo amujyana mu cyumba cyo hejuru mu buryo ari yafe yaragiye gukora uri kumva akajya ati mada iri si ijambo ry'Imana rivuze ibi bintu waba uri umupfapfa nyine ukayobeshwa ibibwiriza by'ubupfapfa kamubwira ati rero ryama ndifuza izuru ryanjye kuryawe inda ku yawe nkuko Elisa yabikoze buri kintu cyose nkudelivure nguhesha umugisha iyo nimva y'ubusambanyi benshi basigaye baraprofisiza mikrofone tuba mu mitima yabo bafite gahunda yuko tugomba kubahuza n'abasambane bari ku rwego mpuzamahanga hari nabo nzi bagiye bubaka ingo hari n'abapasiteri cyangwa ari n'abaki ndashaka ko kino kiganiro kibaga nta kinya ninshaka nkizamo meze nka Phineas nimba icumu ryanjye harabo rigomba gutunguranya kubw'ubutumwa bwiza ribabage iyo nimva y'ubusambanyi dufite abantu hano kuri social media
bigeze bakoreshwa n'Imana, bari abantu bakoreshejwe n'Imana muri past tense, ariko ubu siko bimeze, baraguye, bagiye mu ntege nke. None basigaye baza ku mateleviziyo bakirirwa barata inkovu z'imiringa. Kera Imana yagiraga gutya. Timurabyibuka nyobora icyumba cyahehe tinaragurukaga ati nabonaga umuntu nge waturutse inyuma afite uburozi nkamucakira nkamuzana, nari umugabo ntigihabwa intebe muri Kristo. Yesu naza kutujyana, azatujyana uko adusanze, ntabwo azatujyana agendeye ku mateka y'ibyadukoresheje. Kandi imbaraga zagukoreshaga ibyo n'ubu ngubu ziracyahari, ntaho zagiye, ahubwo uwazikoresha yaramubuze. Uwazikoresha yaramubuze. Ntugihari. Dufite abantu baza hano kwirirwa barata inkovu z'imiringa, ngo twebwe ngo muri Alemanye ngo nasengeye abantu bane barazuka, ati naciye no mu Buhinde nsanga umwana wafashwe n'igicuri na warakira, ati ndibuka nkorera hano. Yes, that is true, that is the story. So what's behind your story? Niki tugomba kuba ducunze muri story yawe noneho uyu munsi none uhagaze utemo ye position. Dufite n'abandi umva abandi dufite rega Plaisir kwajyaga iki kiganiro nicyo cyanyuma ndi gukora kuri YouTube, kuko byose ndashaka kubimarayo. Dufite n'abantu bagenda batanga ubuhamya bavuga ubuzima bubi Imana yabakuyemo, kandi koko glory be to God, kuba Imana ibasha guhindura amateka y'umuntu. Wari Sawuli akaba Pawulo, sibyo? Uwanywaga urumogi n'amata bakabijugunya ashaka kubera yumvise ubutumwa bwiza. Noneho kuba Imana yakoreye ibyo ni byiza. Dufite n'abandi bantu hano kuri YouTube bagenda bavuga ngo twe ni bamwe ntago ari bose, bagenda bavuga ngo twe twari mayibobo. Twari iki? Twari abana bo ku muhanda. Kuvuga mayibobo ntibikemewe. Twabaga ku muhanda, turyama muri ruhurura, turarira amashashi na kore, dufata abana ku ngufu n'abagore batambutse aho ngaho nijoro. Ubwo buzima barimo bw'abana bo ku muhanda bwari bubi. None uyu munsi bageze mu rusengero baridekarara ngo Imana ishimwe ko yadukuye ku muhanda. Ariko wabagenzura mu mvugo no mu mico no mu myitwarire yabo, ugasanga ikintu cyababayeho ni kimwe gusa ngiye kuvuga. Barahindukiye ariko ntibahindutse. Bahinduye societe ariko ntibahindutse. Ikintu cyonyine cyababayeho no guhindura iseta. Uramureba mu mico, mu myitwarire, mu mivugire, mu migendere, mu mikorere, ugasanga ni mayibobo yo mu rusengero. Icyo kintu uvuze ko kiri icyo yakoze gusa no kuva mu kubikorera kirankora gute ndi kuvugisha ukuri. Se bazi gitinya kuvuga ukuri wowe bana. Kirankora aho gute kandi ndi kuvuga ibintu na biririyo. Bigomba ko bigaragarira buri wese. Uwo biryaniwe ubabazwa n'ibyo mvuga, we niwe nyine nashakanya n'ikindi ndiboge sati ko wamvuze namaze. Naba barayihane kuko iki kiganiro nicyo kugorora ukuri abantu bagoreka. Ugasanga umuntu avuze ati ngiye naryamaga muri ruhura ya Kimihurura, aha niho twariraga amashashi na kore n'ibiki. Tidore hano nahatsinze abagore benshi muri ubwo burara bwaje bw'ubumayibobo nabafashe ku ngufu. Ugasanga ikintu cyamubayeho gusa kubw'inyungu abicunzemo. Yahinduye iseta yakoreraga ibyo bintu, none yarabyimuye byose abitereka mu rusengero, arababwiriza ari kureba abagore beza aza gushuka. Arababwiriza ari kugambirira n'ubundi kugambana. Arababwiriza ari kuri telefone ari guhana n'abagore n'abakobwa ama message ati turaza guhurira ku iyi hoteli, kandi akabikora ari ku ruhimbi. Ntabwo rero uyu munsi ntabwo akiri umwana wo ku muhanda cyangwa ntabwo akiri mayibobo yo muri ruhurura, ahubwo ni mayibobo yo mu kiliziya cyangwa se yo mu rusengero. Icyamubayeho gusa no guhindukira, ariko ntigeze ahinduka. Yarari kureba hano, sibyo? Kamera bandi urabibona, yarari kureba hano, none akoze igikorwa gizuki. Tugomba kubaho kwiga gutandukanya difference iri hagati yo guhinduka no guhindukira. Hari abantu benshi twujuje mu nsengero bakoze geste gusa yo gukura amaso aho yarari kureba, sibyo?
ariko bakareba ahandi tukagira ngo baje kumbe ibitekerezo byabo byasigaye iyo ngiyo. Iyo message nayo nashakaga kugira gute kuyitambutsa intumwa ntiyicwa. Ntibizagutungure wowe udukurikiye nubona umuntu akora ibimenyetso by'ubumayibobo, by'ubusambanyi, by'ubujura, uzavuge ngo uyu muntu uko biri kose yahinduye iseta. Yahindutse ahubwo yahinduye iseta. Yego. Ibintu bikomeye. Yahinduye agiseta gusa ati ndambaye kuba hano reka ni déplacer. None mpindura umusozi nakoreraga amafuti. Ashobora kuba yibiraga Inyamirambo akajya kwibira i Remera. Icyo ngicyo nacyo cyumvikane neza kandi gisobanuke. Iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro tugize. Uko byagenda kose tuzakurikiza igice cya kabiri duhereye ku byo mwebwe ubwanyu muri buze kwandika muri commentaire haba kuri Evangélisez le Monde TV no kuri Zaburi nshya muduhe ibitekerezo mutubwire muti ibi ngibi turifuza ko mu birambura tukabivugaho neza mukabyagura muduha ama details. Icyo turwana nacyo no kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi ajya mbabwira yuko iyo tuganira gutyo ari n'umuntu hirikira akavuga byari umupasiteri umugore yigeze kumbwira ngo namenye ko ngo bagwaye amafaranga kugira ngo mvuge. Kandi ibyo navugaga Chaine nkurikije ukuntu yigeze kumvuga kuri social media byaramubabaje. Ukuri kuma byaramubabaje aranarira. Urumva? Yego. Ananyifuriza n'ikintu kibi. Yego. Kibi. Yego. Ati wari amafaranga yo kumvuga nabi. Ati bagwaye amafaranga kugira ngo mvuge ariko ntacyo. Ndamubwira nti reka nkubwire mwene data uzaze twicare tuganire. Nje nawe tuganire. Ubu ntaransubiza yaranyihoreye yesemo kubijyana kuri social media avuga ko nyine nari amafaranga. Ntabwo bikunda. Ubu rero nawe yego natwe nanjye ndimo yego uraza kwiyongera mu mubare w'abantu bashobora kuba bahabwa amafaranga kugira ngo basebye abantu kandi nabakoze ibintu. Nje nawe nasebeje. Akaba ari ishyari hano umushaka ari abantu ushaka kugendera. Njewe rwose nakubwiye ko mu iki kiganiro nje kurwana. Ushobora kushaka kumuzamukiraho. Kugira ngo ubone ukurya. Oya Yesu afite uburyo bwinshi yagennye bwo kudutunga. Ntabwo adutungisha ibibwiriza by'ubupfapfa. Oya. Yes. Reka dusubikira anga rero abakunzi ba Evangélisez le Monde TV Imana ikomeze kubagirira neza no kubitaho muri byose. Dushimire cyane Bikem ntago dukoze conclusion y'iki kiganiro ahubwo turavuze ngo kuko tuzi ko abantu bafite kubibona iki kiganiro urabona gifite conclusion nyine. Abantu bafite amasaha makeya tuvuge tuteka tugikurikire abantu banze bagikurikire tuzadevelopa ikindi nyuma. Niyo mpamvu ngiye gusenga Imana mvuga ngo Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye cyane ko wabanye natwe wavuganye natwe wavuganye n'abadukurikiye ariko ndinginga umwuka wera kugira ngo nubundi yongera asanga abadukurikiye kugira ngo abanongere buzi iki kiganiro bamenye Imana dushaka mu gihe isa nk'iki ngiki turushaho kuba maso kuko Satani nta kindi kintu kimumuzana usibye kwiba kwica no kurimbura. Rero Imana ishora byose ijambo wazanye no gutanga ubugingo kandi kugira ngo utange ubugingo bwinshi ariko Mana waravuze ngo haleluya turi hagati amen mu masega aryana nta wundi murengezi dufite rero. Icyo namenye neza ni uko uri intare yo mu muryango wa ya Yuda. Yego. Igishyitsi cya Dawidi. Niba uri intare iri hagati yacu intama. Yego. Turinda y'amasega. Turinda y'amasega kuko muri Yuda aravuga ngo mumenye ko muri mwebwe harimo abinjiye muri mwe rwihishwa. Yego. Abo bantu bagenewe kera gucirwaho iteka. Yego. Ni abantu batubaha Imana habe na gato kandi binjiye muri twe rwihishwa. Mu bantu binjiye muri twe rwihishwa harimo abanyamakuru. Yego. Mu bantu binjiye muri twe rwihishwa harimo abapasiteri. Yego. Harimo ababishop n'abapotre. Yego. Harimo abahanuzi hakamo n'abaevangeliste. Yego. Mana aba bantu binjiye muri twe rwihishwa ndakwinze kugira ngo kore ku maso ngiye Plaisir n'abadukurikiye na Bikem tumenye binjiye muri twe rwihishwa tumenye nuko tubirinda. Amaso yacu ahumuke. Yego. Tumenye ko niko dusenge n'abandi bera aho bari kwisi hose kugira ngo ukuri kizira mu bana bawe ukuri birura mu ntama. Iki gihe uyu mwaka turifuza kucangura abantu bagakomeza kutwereka koko abari bo bukuri bakareka kwiyoberanya mu itorero. Niryo shyaka ni nawo mwete dufite. Yo Yesu Kristo we
Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo igihe niki kigeze kugira ngo ugaragaze ibyiyoberanya mu murimo wawe. Igihe niki n'umwaka wo gushyira hanze abantu biyoberanya rwose ibyo bintu biriho rwose kandi Imana izashyira hanze abantu. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro kandi ukomeze kurwanira abantu bose bafite ishyaka ry'ibyiza. Nukuri ubarinde imitego y'umwanzi Satani n'akagambane k'abanzi bawe mu izina rya Yesu Kristo. We break icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Nimero za Bikem ni 078 264 96669. Yego hanyuma nanjye nitwa Plaisir, nimero zanjye ziraho hasi kuri zaburi nshya ariko ku bantu bakurikira Evangélisez le Monde TV 083388010. Dukunda ibitekerezo cyane cyane ibyatuma ubwami bw'Imana bwaguka. Imana ibahe umugisha mwinshi.